Nimba ushaka kumenya gukoresha CapCut muri computer cyangwa se laptop, ukamenya uburyo bwo gutunganya amavideo muri CapCut, iyi video ikubiyemo amasomo ari buze kugufasha kubimenya intambwe ku ntambwe. Twagiye. Iyi porogaramu rero cyangwa se software ya CapCut ni ubuntu. Iyo ushaka kuyidownloadinga uraza hano ugakanda muri Google ukandika CapCut nkuko yitwa, ubundi ugakanda OK. Niyo iza hano bwa mbere, iyi ngiyi ukinjira kuri site yayo, none ukaza hano kuri download hano hejuru ugakanda, none ugahita uza hano ukanda hano handitse ngo download for Win or Mac. Ubwo nuko ku downloadinga ya computer cyangwa se ya MacBook ya laptop ya MacBook. Gakandaho, iyo ukanzeho gutya ihita itangira kuri downloadinga. Urara ko yatangiye hano kuri downloadinga hejuru, urara ko iri kugenda downloadinga. Noneho tukajya kureba aho twayisavinze i-downloadinze. Ahangaha no twayisavinze, noneho tukaza tugakanda, tukayikanda inshuro ebyiri ikiinstalla. Tukakanda hano kuri agree with CapCut, tukakanda kuri kana kantu k'ubururu, ubundi tukakanda hano hose ngo install now. Niyo dukanda install now, irahita yinstalla muri computer yacu cyangwa se muri laptop yacu cyangwa se muri MacBook yacu. Tugategerezaho gake, urara kugeza kuri 99. Ni porogaramu nziza cyane editinga, byoroshye kandi yoroshye kuyimenya, kandi ikora no muri computer zose. Kabona niyo computer yabitaba ariyo ku rwego rwo hejuru, ari computer isanzwe. Urara ko rero yarangiye kuyinstalla muri computer yacu. Iyo dushatse gutangira duhita dukanda kuri start now. Iyo dukanze kuri start now duhita twinjira muri programme nyirizina, tugakanda kuri new project. Niko programme nukunguko ihita iza igaragara. Iyo dushatse rero gushyira video muri no programme kugira ngo tubashe kuzikoreraho editing, turaza tugakanda hano kuri import, noneho tukabona aho video ziri, tukazikanda, ubundi tukazikandaho zigahita zinjira muri CapCut. Reka tubikore, tukande import. Okay, twinjiye muri import. Dore video dushaka gushyiramo nizi, turaza tukaziselectiona gutya cyangwa se tukazikandaho zose. Nimba ari imwe twayikandaho, tugakanda OK, open, cyangwa se nimba ari nyinshi tukaziselectiona zose tugakanda open. Urara ko zizanyemo hano, none kugira ngo tuzeditinge turaza tukazifata gutya zose, tugahita tuzishyira hano hasi muri timeline. Tukazishyira hano hasi muri timeline. Urara ko twamaze kuzishyira hano hasi, ubu dushobora kuzeditinga nk'ibisanzwe. Tugiye kwiga rero uburyo umuntu akata video. Reka tukoreshe iyi ngiyi tuyigire nini kugira ngo tuyibone neza. Urareba uno musore arimo ashaka guteka umureti, amena igi. Urara ko video ireshya gutya. None turashaka gukata hano imbere, turashaka gukata ku ntangiriro y'iyi video atarafata igi, tumubone yafashe igi. Turaza dufate kano kantu tukajyana aho dushaka gukata. Nitugeza hano yafashe igi, none tuze dukanda hano kuri video, none tuze dukande kuri kano kantu handitse ngo split dukandeho. Urara ko zise ziba video ebyiri. Iki gice cya mbere kubara tutagishaka dushaka kugisiba, turaza dukande kuri mouse yacu iburyo, hahita haza akantu hejuru, dukande hano kuri delete. Cya gice cyagiye. Reka dutangire video murebe. Urara ko atangiye afite igi, ntago yagiye kurifata. None reka twiga uburyo twakata igice cy'inyuma. Reba yafashe igi, arishyize hasi. Hano arishyira hasi, turashaka kuhaca. Turaza tugeze hano dushaka gukata, dukande kuri video, noneho tuze dukanda hano kuri split twize. Noneho duhite tuza dukande kuri cya gice dushaka gukata, tuze dukande mouse yacu iburyo, noneho tuze dukande delete, cyangwa se tuze dukande kuri kano kantu ka shortcut, dukande igice dushaka gukata, tuze dukande kuri kano kantu
kameze nk'indobo, dukande delete pap, yagiye. Rureba video nituyikina iraza atangira afite igi, noneho irangire akirifite mu ntoki. Ntago twabonye ajya kurifata anarishyira hasi, byose twabikase. Uku ni uburyo wakata igice gisoza video cyangwa se igice gitangira video. Reka noneho dushake uburyo twakata igice kiri hagati muri video. Reka dukate igice ari kumena igi, tubone afite igi, noneho turibone riri muri irasorora afite atarimennye. Reka turebe hano, reka dukate duhere hano, dukande kuri video, dukande kuri split. Urara ko video ije ifite ibice bibiri, ariko turashaka gukatamo igice cyo mo hagati. Turongera tuzane gutya hano yamennye igi, noneho duhite dukanda hano, kubera ari hano dushaka gukata, tuzana hano dukande kuri split, noneho duhite tuze dukande muri kino gice kirimo hagati, ubundi duhite tuza dukande kuri delete hano, cyangwa se dukande kwa kuri twiza mouse iburyo kuri suri yacu iburyo, kuri buto y'iburyo tuze dukande delete. Reka playing video yacu, urareba ko ije gutya afite igi, tugahita tubona riri mu gisorori tutabonye ukuntu yarimennye. Ibi nibyo bita gukatinga cyangwa se gukata bimwe mu bice bya video udashaka muri CapCut. Tugiye kwiga rero icyo bita overlay muri CapCut, akaba ari gufata objects cyangwa se nk'ifoto cyangwa se video cyangwa se nk'ifoto iri PNG ukayishyira hejuru ya video. Reka tuze turi ukuntu bikorwa. Reka tubanze n'ifoto ya PNG cyangwa se nka zimwe ziba zimeze nka logo, ushyira hejuru ya video, uraza ukayifata gutya ukayishyira hejuru ya video. Urara ko ise iza hejuru ya video, ariko ije ari nini. Kugira ngo rero ibe ntoya uraza ukayikandaho, noneho hano ku ruhande haba ari settings z'icyo kintu wakanzeho, ubwo tuza hano ugasa nk'ugabanya ikaba ntoya, cyangwa se ukaza hano muri video ukagira gutyo ukayigabanya ukayigira ntoya ukagira nini, cyangwa se ukayijyana aho ushaka, hejuru, hasi, nka gutya. Ahangaha aka kantu ko hasi nako gatuma uyikaraga ukayihindura amerekezo yayo. Reka nangaha iyo uje ukagabanya gutya, ubushaka kuyiha indeshyo yuko yaza igaragara muri video. Uko igabanya niko igaragara gace, uko yongera niko igaragara cyane muri video. Reka wenda tugabanyeho tuyigeze nk'ahangaha playing muri video. Rara you playing muri video ihitiza hahandi yagarukiye niho ihitizira muri video, noneho igahita isohokera hahandi ku mwisho wayo aho twayishyize. Reka rero twige gushyira iki video yindi hejuru y'indi video. Turazana ino video wenda reka tuyigabanye kuko ndabona ari ndende. Uraza gutya ukagabanya ukayigira ntoya. Rureba ko ije ikaza hejuru y'indi video, ni playing rayitiza igaragara ya indi ntigaragare. Bityo ushobora kuza nkuko twabyize ukayikanda ukaza hano muri settings zayo, none ukayigira ntoya gutya kugira ngo ya indi y'umunsi igaragare, cyangwa ukaza hano mu nguni ukagira gutya ukayijyana aho ushatse, cyangwa se ukayikaraga bitewe n'icyo ushaka gukora muri video. Ngira ngo mujya mubibona aho bafata ama video menshi bakagenda bayahuza bayavanga, ni uko nguko babikora. Nk'iyi ngiyi reka tuyishyire nk'ahangaha, noneho playing turebe uko playinze ihitiza, ariko ikaza ari ntoya kubera twagize gute twayigabanyije uko ingana. Urara hano uraza ukayigabanya. Reka twige rero gushyiramo ifoto itamovinga. Uraza nayo nkuko twabyiza ukayiterura ukayishyira hano hejuru muri timeline, noneho playing ya foto igahita yizanamo. Tukongera rero tukaza hano muri setting tukayikandaho, noneho tukagabanya scale yayo cyangwa se ubunini bwayo ikaba ntoya, tukayishyira aho dushaka bitewe n'icyo dushaka kwerekana muri video. Iyo rero bikaba bikoreshwa cyane muri YouTube. Iyo kuri YouTube iyo uri kwigisha abantu ushaka kubereka ikintu runaka, iyo
amasaha ageze cyangwa se iminota y'ikintu ushaka kwigisha, uhita uza ukagiterekamo, noneho ukavuga abantu bari kugukurikira bakibona. Noneho iyo ngingo yacu yamara kuvaho, wenda igarukiye nk'ahangaha, iyi foto ugahita uyigabanya gutya, ugahita ujya ku yindi ngingo kigahita kivaho. Ibi rero niko babikora. Noneho icyo tugiye kwiga rero ni ukwiga uburyo twashyiraho ifoto ifite igitambaro cy'icyatsi, ku buryo kino gitambaro cy'icyatsi dushobora guhita tugisiba hagasigara ikintu wenda dushaka. Reka tuze tuyishyireho hano, ino video wenda tuyikatire hano nkuko twabyize gukata. Wituza hano kuri sprite, ugakanda gutya, ugahita ukanda igice cy'inyuma, ugahita ugisiba. Urareba ino video irasa icyatsi, turashaka gusiba kino gitambaro cy'icyatsi kugira ngo hasigare kano kantu ka subscribe ko kuri YouTube, ku buryo umuntu ashobora kugakoresha muri video ye. Nta kindi ukora, uraza ugakanda hano, none ugahita uza hano hejuru handitse ngo cut out, ugakandaho. None ugahita uza ugakanda hano handitse ngo chroma key, none ukaza ugakanda hano handitse ngo color picker, kuri kano kantu kameze nk'akabike cyangwa se nk'agakaramu, ugagakandaho. None ukaza ugahita ukanda muri video hano kuri iri bara ry'icyatsi gutya. None wamara gukanda, urabona ko rino bara ry'icyatsi ryese ryizana hano. None ugahita uza hano kuri strength, ugahita wongera kugira ngo usiba ryabara rimeze gutya, ryabara ry'icyatsi ryari rizengurutse. Rero ugerageza kugereranya, urara tugeze hano ntago biba byasibitse neza, urakomeje kongera kugira ngo ryabara rigire gute, rishireho ryose. None reka duplaying turebe ukuntu biza. Urareba bise biza subscribe ije yonyine, cya gitambaro cy'inyuma cyavuyeho. Kubera rero iri hano, dushobora kuzana none tukakanda kuri basic, tugakanda kugira ngo aka kamenyetso ka subscribe tukagere gatoya, tukaza hano kuri scale, noneho tugahita tugashyira ahangaha kugira ngo kadapfuka uno muntu. Noneho tuplaying turebe nanone, urareba ko gahise kaza ku ruhande, ryabara ry'icyatsi ryavuyeho. Tugiye kwiga rero ukuntu bandika muri CapCut ushyiramo text muri video yawe. Uraza hano ugakanda kuri text nk'uko ubibona hano, haza handitse ngo default text. None ugahita ukanda gutya, ukayizana ukayishyira hano hejuru ya video cyangwa se y'ifoto nk'uko twabyize. Noneho urara hano handitse ngo default. Iyo rero ushaka kuyishyira ku ntangiriro text, urara ko wenda hano iri hagati, urara hano nta kintu kiriho, iri hagati. Dushaka gushyira ku ntangiriro wenda nk'indirimbo cyangwa se nka filime itangiye, iyi text turayizana hano tukayishyira ku ntangiriro gutya. Noneho ku buryo filime itangira text yanditse, noneho igahita ivaho. Iyo rero dushaka kugira ngo imare igihe kinini text, wenda ariko tuyigire nene kugira ngo mubibone neza. Text urareba dushobora kuyigira ndende, uko video igenda niko ya magambo atinda kuguma muri video, cyangwa se gutinda ku buryo umuntu yabona igihe kirekire. Urareba umuntu yabona amasegonda wenda 5, biterwa nuko ushaka ko agaragara, cyangwa se ukayigira amatoya ku buryo agaragara nk'isegonda rimwe cyangwa se igice cy'isegonda. Bityo reka twige uburyo rero umuntu yakwandikamo. Uraza hano ugakanda kuri iyo text, noneho ukaza hano muri settings za text. Urareba hano hejuru handitse default, ushobora kuza ukandikamo ijambo ushaka, ukandikamo wenda murakaza neza. Urarara ko iyo wanditsemo hano, icyo wanditsemo hano cyose kirahinduka. Icyo wanditsemo hano text ushaka kugira ngo ize muri video, uraza ukayandika hano, igahita yiyandikamo hano. Urangije kwandika hano rero, ushobora kuza hano ugahindura font ngira ngo ni inyandiko, umukono w'inyandiko. Uraza hano ugakanda hano. CapCut rero ifite amafonte menshi, ushobora
hari yitwa philosopher italic nkaba nkunda nanjye kuyikoresha cyane, hari izitwa za stili ukamanuka hano, ziba ari nyinshi cyane. Rero biterwa n'icyo umuntu ashaka gukoresha. Murara iyi ngiyi ukuntu igaragara, hari n'izo ziba zimeze nk'izo wandikishije umukono nka bya bindi twigaga muri primaire tukiri abana, cyangwa se nk'iyi ngiyi. Biterwa rero n'iki, biterwa n'umukono ushaka. Iby'imikono byo turabirangije. Noneho iyo ushatse fonte yawe, reka dusubizemo yandi yari hari kugira ngo turebe uburyo iba bold. Urareba ino fonte, urareba iyi fonte nisanzwe cyangwa se inyandiko cyangwa se umukono urareba n'usanzwe. Iyo ushatse rero uraza hano ukagira munini cyangwa se mutoya, bitewe n'akamaro ushaka ko umara muri video. Ushobora kuyizana hejuru n'umukono, cyangwa se inyandiko ukayizana hasi ku ruhande iburyo ibumoso, bitewe naho ushaka ko iza kugaragara. Ushobora kuza hano kuri style ukayigira bold, igasa nkaho ibyibushye. Urera iyo ukanzeho isa nkaho ibyibushyeho gatoya, cyangwa se ukaza ukayicaho umurongo gutya, ukayicaho, urara ko ciyeho umurongo, cyangwa se ukaza ugasa nk'uyihengeka. Urara ko isa nk'uyihengetse. Iyo ukanze kuri kano kantu ka italic isa nk'ihengetse, cyangwa se ukaza ukazigira inyuguti nkuru, biterwa n'icyo ushaka. Cyangwa se hano ukazigira inyuguti ntoya gutya, ukaza ukazigira inyuguti nkuru zose iyo ubishaka. Cyangwa se hano ukandika ko inyuguti itangira ijambo ariyo iba nini, izindi zikaba ntoya. Urara ko bise biva ngo murakaza neza, iyi M isiba nini, izindi ziba ntoya. Rero biterwa n'icyo ushaka cyangwa se n'ikikunyuze gukoresha muri video yawe. Hano rero no guhindura amabara y'inyandiko, uraza hano ugakanda ugahitamo ibara ushaka. Hano haba hari amabara menshi, ukamanuka hano haba hari amabara menshi bitewe n'ibara ushaka ko ukoresha muri video yawe. Kadusubizemo umweru. Ikindi, inyuguti zitandukana. Urareba iyo ukanze hano kuri character, inyuguti niko zigenda zitandukana cyane. Iyo ugabanyije zigenda zifatanya cyane. Iyo dukomeje rero hano kuri ahanditse line, ahangaha bikorwa ku nteruro ebyiri. Wenda iyi neza reka tuyishyire hasi. Ku nteruro ebyiri niho bikorwa, aho uzegeranya cyangwa se ukazitandukanya. Reka wenda twongere hano. Urara uko tukanda hano niko interuro zimera gute zitandukana, ariko uko tugabanya niko zigira gute, niko ziza zikegerana. Bityo ibingibi bikora wenda nko kugika cyangwa se ku nteruro zirenze imwe. Okay, kadukomeze no hasi. Iyo uje hano rero kuri alignment, nukugira gute, urasekisiona noneho izi nteruro ukagenda uzishyira hirya ku ruhande, bitewe nuko ushaka ko zigaragara. Ari gihe wenda aya magambo bari hagati, ari gihe ushaka ko atangira hano ibumoso ari ku murongo, cyangwa se akaza hano iburyo ari ku murongo. Ibi ngibi ubikorera mo hano. Ikindi twakwiga ku bijyanye no kwandika ni nahangaha. Iyo ushatse inyuguti uzishyiraho background y'umukara inyuma nkuko uri kubibona, cyangwa se hano izi ngizi ni settings nyine CapCut yabashije gushyira hano, zikunze gukoreshwa cyane kuri social media ndetse no kuri YouTube, ku buryo umuntu ashobora kuzifashisha. Urara yukanze hano ziba umweru n'umukara, umuhondo n'umukara, iroza n'umweru, nahanga background nahangaha. Biterwa n'icyo wishimira nyine, biterwa n'icyo wakunze. Kadugire gutya, iyo ukanze hano byose bihita bivaho, tugasigarana ya magambo twari dusanganye mbere. Ahangaha rero kuri scale ni ukongera cyangwa se kugabanya ubunini bw'aya magambo.
dukomeze tujye hasi. Aha rotation, ahangaha rotation ni ukugira gute, ni ugukaraga izi nyandiko. Aha turi kuzikaraga tujyana iburyo, tuzikarage tujyana n'ibumoso gutya, bitewe nyine n'icyo ushaka gukora. Ahangaha ni ukuzana inyuguti zikaza hano aho ibumoso, aho video itangirira, cyangwa se tukazana hano aho video irangirira, cyangwa se mo hagati, cyangwa se hejuru, cyangwa se mo hagati na hagati, cyangwa se hasi. Ibi byose umuntu agenda akandaho kugira ngo bigende bigira gute, bigende biba neza. Reka tuyigaruremo hagati. Noneho tuzi hano kuri opacity. Opacity ni ukugabanya uko igaragara nyine, nkuko twabyize muri Photoshop. Abo twiganye amasomo ya Photoshop barabyuka ko opacity ari ukugabanya uko inyuguti zigaragara cyangwa se ifoto. Byose twarabyize. Tukaza hano rero kuri stroke. Stroke naho ni ukuzengurutsaho aka kabaro k'umukara. Ushobora kuza hano ugahindura ibara, ugashyiraho umutuku, ugashyiraho umuhondo, ugashyiraho ubururu, bitewe n'iryo ushaka gukoresha. Background nayo ni hano, ushyiraho background ushaka. Ushobora kuza hano ugahindura ibara, ugashyiraho umuhondo, umutuku, iroza, mauve, ubururu. Byose birashoboka bitewe nyine n'icyo ushaka gukora muri video. Okay, dukomeze tujye iyi background, reka tuyikureho. Tuze hano kuri glow ni ntuza, ni kwa kundi akabara gasa nk'akabengerana cyangwa se kameze nk'itara. Ushobora gushyira wenda nk'akumuhondo niho kagaragara neza. Urareba, biterwa nyine na design ushaka gushyira muri video zawe. Ibyo byose biterwa n'icyo umuntu akunda. Rero hano no kugabanya uko igaragara, ubunini bwayo, byose nyine hano ushobora kuza ukabihindura. Nuko nguko bikorwa. Shadow ni ugushyiraho igicucucucu. Igicucucucu yishize hano itazaho igicucucucu hano hasi. Ushobora kugihindurira ibara, ugashyiraho igicucucucu cy'icyatsi, orange, umweru, umukara, ubururu, byose biremera shadow. Ndakeka nawe tuyishoje. Iyi curve ni ukugira gute, aya magambo ni ukugira gusa nk'uyakaraga akamera nk'ikizeru uku nguku. Ndakeka mujya mubibona wenda mu mavideo agiye atandukanye. Urayikaraga uko uzana hano niko ubasha kuyakaraga cyane. Ushobora no kuyafatanya gutya, cyangwa se ukayerekura gutya ukongera ukayafatanya hejuru. Byose byashoboka. Ikindi ni animation z'inyandiko runaka. Uza hano hejuru ukajya kuri animation. Urara hano hari ibyo bakuzanira byinshi. Wenda nk'ingi tukatuyi downloading turebe uko bimera. Urareba iyo ugize gutya iza imeze gutya. Dushake n'ahandi nk'ingi kuniza. Ahangaha rero hari ibyo bakuzanira byinshi ushobora gukoresha. Turebe wenda n'ingi. Hari nyinshi. Reba nk'ingi iraceza gutya, ingi ikagenda ku murongo, ingi igaceza gutya. Biterwa rero n'icyo ushaka gukoresha animation muri video yawe. Reba nk'ingi imeze nk'umuriro. Biterwa rero n'icyo ushaka kugira gute gukoresha. N'ingi imeze nk'ikizeru gutya. Ubwo biterwa rero n'icyo ushaka gukora muri video yawe. Hano ni uburyo inyandiko yinjira. Hano ni uburyo isohoka iyo inyandiko iri gusohoka, uko isozwa nyine animation isozwa. Hano akaba arimo hagati mu gihe video iri guplayingwa. Tugiye kwiga rero uburyo wakora animation. Ikintu cya mbere ugomba gukora nuko ugomba guselectiona cyangwa se ugakanda ku kintu ushaka gukorera animation. Rero iyo tuplayinze
nta kintu gihinduka. Ariko reka tuze hano dukande kuri iyo uje hano kuri scale hari akantu kameze nk'akabuto hano ku ruhande. Iyo ushyizeho suri hejuru ntukandeho, barakubwira ngo add keyframe. Keyframe ni uburyo ushobora aka kantu kukazana kakaza hano kijyanye atari ukajyanye. Reka wenda twige ukuntu babikora. Iyo ushaka gukora animation muri CapCut uraza ugakanda kuri cya kintu ushaka gukorera animation, gutyo ugakandaho. Noneho iyo uje hano hejuru barakubwira ngo add keyframe. Iyo uje hano kuri position na size, hano hariho akantu kameze nk'agakare hano hejuru, barakubwira ngo add keyframe. Iyo dukanzeho hahita haza hano akantu k'umweru kuri ino foto, ariko urareba nta kintu cyahindutse hano. Noneho tukaza aka kantu tukakajyana imbere ka timeline kugeza aho dushaka ko aka gatoki kaza kumuvinga kakagera. Noneho tugaza tugira gute, tukaza aka gatoki tukakajyana aho dushaka. Iyo turekuye urara ko hano hahita haza kandi ka keyframe hano, akantu k'umweru uri kubona hano. Noneho reka video tuyisubize inyuma turebe ukuntu igenda. Reka tuyiplayinge. Urareba ko ka gatoki gahise kijyana. Kubera iki? Kubera twagize gute, twagize keyframe kuva hano noneho kuza hano. Urareba iyi keyframe niyo kuvana aka kantu hano ibumoso kajya iburyo. Ubu ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri, dushobora kukagira kanini. Hano rero hari kuva kuri A tujya kuri B, tuva ibumoso tujya iburyo. Ariko aka gatoki dushobora kukagira kanini. Wenda reka dukande kuri no keyframe ya kabiri. Noneho tuze size, tukazane hano. Noneho size tuyigire nini, size. Reka twongere dusubize inyuma turebe. Urareba kano gatoki karava hano gahite kaba kanini. Urareba gahise kaba kanini. Biterwa rero n'icyo ushaka gukora muri video. Gutya urareba ko gahise kaba kanini. Iki rero nicyo bita keyframe. Akenshi bikunze kwifashishwa mu mavideo ya YouTube cyane cyane iyo urimo gusobanurira abantu ibintu, ubereka wenda nk'aya mavuta ugashyiraho agatoki gutya kerekana aya mavuta, cyangwa se iyi telefone, cyangwa se uru rurabyo ruri hano inyuma, n'ibindi bigiye bitandukanye. Bityo rero keyframe ni uku nguku ikorwa. Tuzagenda dukora, Imana nidushoboza tuzagenda dukora imyitozo uko wakoresha keyframe mu mavideo asanzwe dukenera mu buzima bwa buri munsi. Tugiye kwiga rero uburyo wakora keyframe ku ifoto ushaka gukora demonstration, cyangwa se ukwerekana ikintu runaka bitewe n'icyo ushaka kwerekana muri video yawe. Keyframe twize ko uza hano ugakanda ku kintu ushaka gukora, ukaza ugakanda hano kuri position keyframe, hagahita haza akantu k'umweru hano hasi, ukazana hano gutya imbere aho ushaka ko keyframe yawe igarukira. Noneho ukaza aka kantu ushaka kumuvinga ukazana hano hejuru, hahita haza akandi keyframe hano hasi. Urara ko hahita haza akantu kameze nk'akazu hano hasi. Reka wenda dusubize inyuma duplaying urebe. Urara ko aka kantu k'umutuku kaza hano hejuru. Bityo rero iyo ushaka ko kwihuta uraza keyframe ukayigabanya ukayegeranya. Iyo uyegeranyije umuvuduko ujya hejuru, cyangwa se iyo utandukanyije tuno tuntu umuvuduko ugenda gake gake. Urara ko biterwa n'icyo ushaka kwerekana muri video n'umugambi ufite kwerekana muri video. Ikindi twakora ni ukugira gute, ikindi twakora ni gukaraga cyangwa se rotate ifoto runaka. Iyi foto y'aka kantu k'umutuku reka tuyikarage. Tuze hano, urara ko hano yamaze guhagarara. Tuze dukande keyframe hano. Noneho iyi urara ko ni keyframe ya mbere. Noneho tuze aka kantu kari hano nagakaraga ifoto, cyangwa se ukaza hano kuri rotate biterwa n'icyo ushaka. Reka dukoreshe kano, uraza ugakandaho na mouse yawe ugahita
ukaraga ukerekana uno mushwi gutya. Bityo ino keyframe nituze guplayinga, reka duplayinge turebe keyframe yacu yaje hano hejuru, noneho ihita igira gute yikaraga yerekana kariya gashwi. Rero ukora ibyo ushatse. Noneho dushobora kugira gute, dushobora kuza tukagira gute, noneho iyi foto aka kantu kerekana ko umutuku tukakagira gatoya kurushaho, nyine size yako ikaba ntoya. Nta kindi dukora, turaza tukande keyframe hano, noneho tuze nanone hano, noneho iyi size cyangwa se scale y'aka kantu dute tuyigira ntoya gutya, hahita haza indi keyframe. Reka wenda duplayinge turebe ukuntu bimeze. Oya, reka duhere hano. Urareba nituza gutya, iyi foto y'aka kantu k'umutuku y'aka gafresh irahita iba ntoye gutya. Reka duplayinge, twatangiye gutya, keyframe yacu iraza igera hano hejuru, irihindukiza, igeze hano ihita iba ntoya gutya, nk'uko twagiye tubikorana nyine nakeka mubizi. Rero n'amagambo ni uko nguko, cyangwa se interuro. Reka tuze twandike hano interuro, twandike wenda ngo inkoko, wenda dukande gutya, wenda dukande gutya inkoko. Iyi nkoko dushobora gukora keyframe yayo, ano magambo tugakora keyframe yayo, turaza tugakandaho hano, tukaza hejuru position hano, tukaza hano kuri position tugakandaho keyframe. Urara ko yisiza. Noneho reka tuze twegeze imbere aho dushaka keyframe igarukira, noneho duhite tuzuminga. Iyo ushatse kuzuminga uza hano ukazuminga, cyangwa se ukaza hano kuri scale. Reka dukoreshe scale gutya, inkoko wenda tuyuzuze mo hano. Urareba nituze tugaplayinga, ya magambo arahita aba manini. Kubera iki? Kubera keyframe yacu ariko twabishatse. Ndakeka no muri filime mujya mibona, iyo filime itangiye bari kuza berekana amagambo, amazina y'abakinnyi muri filime n'ibindi bigiye bitandukanye. Uko rero wongera intera iri hagati ya keyframes ebyiri, niko kuba nini kw'aya magambo bigenda bitinda gutya, niko bigenda bitinda. Uko rero izi keyframe uzegeranya, niko kuza kwa magambo byihuta. Urara ko bita byihuta, biterwa rero n'intera iri hagati ya keyframe. Aha ni bijyanye na keyframe. Reka turebe uburyo noneho ino foto ubwayo twagira gute, twayizuminga dukoresheje keyframe. Noneho tujye kwiga uburyo wakora keyframe yo kuzuminga ino video ubwayo, atari ifoto twashyize hejuru ya video, ahubwo video ubwayo tuzuminge zino nkoko zize hafi. Nta kindi dukora, turaza tugakanda kuri ino video hano hasi, noneho tukaza kuri position na size tugakandaho gutya, noneho tukaza aka karongo tugakajyana aho dushaka ko keyframe yacu iza kugarukira. Noneho tukaza hano kuri scale tukazuminga gutya. Reba nituza guplayinga, video yacu irahita yizuminga, cyangwa se reka tuse nk'abazuminga cyane. Urareba niduplayinga, video yacu irahita yizuminga. Iyi ni keyframe rero mu mafilime bijya bikorwa cyane. Noneho reka twongere tugire gute, tuyigire uko yari imeze. Turaza dukore indi keyframe hano, noneho tuze hano imbere, noneho dukore scale, size yayo tuyimanure, tugeze hano. Urareba nituze guplayinga,
ukuntu biza kumera. Za keyframe za mbere twabanje kuzuminga, urabona turazuminze ziregereye, noneho turongera kuzuminga turabikuraho, irongera iba video nzima. Icyo nicyo bita kuzuminga ukoresheje keyframe. Noneho reka twige uburyo wakoresha keyframe uhindura position ya kamera cyangwa se aho kamera iri. Tuze tugire gute, tubanze tuzuminge ino video gutya. Turashaka uburyo twahindura ino kamera ikava ibumoso ijya iburyo. Okay, dukande gutya, urara video imeze gutya. Playing urara video imeze gutya. Turashaka kugira gute kamera kuyimuvingisha cyangwa se kuyihindura position yayo ive ibumoso ijya iburyo, imeze nk'umuntu nyine uri ku kamera ariko ari kugenda azenguruka. Reka tubikore. Uraza ugakanda hano kuri ino video dushaka gukorera keyframe cyangwa se guhindura position ya kamera, tukaza tugakanda hano kuri position size, noneho tukimura kano karongo kugezaho dushaka ko keyframe iza kugarukiriza. Noneho tukaza tugafata ino video tugasa nk'abayijyana gutya, tugasa nk'abayizana paka hano. Urareba nitugira gutya, nituza tugakanda tugaplayinga, urabona ko urara video kamera ise ihinduka ijya ku ruhande. Sinzi nimba muri kubibona. Katwongere, urareba niduplayinga kamera irava ibumoso ijya iburyo. Urara ko ukuntu uri kugenda. Icyo nicyo bita keyframe yo guhindura position ya kamera. Tugiye kwiga noneho icyo bita fade out. Fade out ni kwa kundi video ibigiye kurangira, noneho hakaza ikintu kimeze nk'umukara kikagenda kizimira gake gake. Ukuntu babikora rero nukuza tugakanda hano kuri opacity, tugakanda kuri 0. Opacity ni kwa kundi nyine video igaragara, noneho tukaza tukamuvinga mpaka ku mpera ya video. Noneho ku opacity tukayigira iki, tukayigira 0, tukayigira 0. Okay, urareba uko video igenda ishira niko igenda iba umukara, opacity igenda ishira. Reka duplaying turebe. Ndakeka mujya mubibona muri video. Urara video uko igenda irangira niko igenda iba umukara. Video rero ziri professional akenshi no kuzirangira, nago zitazirangira gutyo ngo zite zirangira zigaragara zose. Bashyiramo akantu gasa nkaho ari umwijima, ikagenda ari umukara gake gake, video ikarangira. Niko mu buryo buri professional niko video zirangira. Noneho reka twige icyo bita fade in. Fade in nabwo no gutangira video isa nk'umukara ikagenda igaragara gake gake. Ingi ya fade out. Reka tuze fade in, tuza hano dukande kuri keyframe. Keyframe hano tuyigire 0, hano opacity tuyigire 0. Noneho dukande keyframe tuyigire 0. Okay, noneho tuze hano keyframe tuyigire 100. Urareba noneho video iratangira gutya, igende iza iba 100% igaragara. Urareba dutangira nta kintu kiriho, ariko video ikagenda iza igira gute, iza igaragara 100%. Ibi rero ni mu buryo bukunze gukoreshwa iyo uri kweditinga ama video bitewe n'icyo ushaka, cyane cyane mu mafilime cyangwa se ama video yo kuri YouTube. Niko akenshi bakunda kuyatangira kugira ngo agaragare nkaho ari professional kurusha uko yatangira agaragara 100%. Tugiye kwiga uburyo rero umuntu yakora keyframe ku buryo
ifoto tugenda wenda ikintu kiri mu ifoto tugenda tukigaragaza kiri hagati buri gihe kitajya ku ruhande. Urabona nk'iyi modoka iri kugenda ijya ku ruhande, turashaka ko tuzajya tuyibona hagati gutya nk'uko iri kugaragara, ntijye ku ruhande. Uko tubikora rero, turaza tukajya hano tugasa nk'abazuminga gutya, urabona ko iri hagati, tugakanda keyframe hano, position keyframe, noneho tugasa nk'abasubiza inyuma gutya. Urabona ko iri kuguma hagati, tugakomeza tugakanda keyframe nanone, tugasa nk'abagarura inyuma kugira ngo ikomeze ibe hagati. Urabona ko iri hagati nyine, tukongera tugakanda keyframe tukagarura mo hagati gutya, cyangwa se tukanazuminga kugira ngo igume hagati. Urabona ko yagumyemo hagati, ntabwo igeze ijya ku ruhande nk'uko video mbere yari imeze. Urareba ino modoka yagumyemo hagati, ntabwo igeze ijya ku ruhande nyine nk'uko twabyifuzaga. Urabona ko yagumyemo hagati. Iki nicyo bita attraction keyframe, aho ugenda ushaka object iri muri, cyangwa se ikintu kiri muri video, ukagenda akaba ari cyo witaho cyane kurusha ibindi kugira ngo kigaragare cyane. Nko muri filime bikunze gukoreshwa, cyangwa se mu ndirimbo z'abahanzi. Noneho reka twige icyo bita camera track, akaba ari cya kintu twize mu isomo ry'ubushize, aho ikintu cyangwa se object cyangwa se ikintu kiri muri video ugenda ugitrackinga, cyangwa se akaba ari cyo witaho cyane kurusha ibindi. Urara iyi video imeze gutyo itambitse aba ari yo kuri YouTube. Reka noneho dushake ihagaze yo kuri Instagram. Urara iyi ngiyi aba ari yo kuri Instagram. Urara ko ino video ihita ntoya, reka tuyizuminge kugira ngo yuzuremo gutya. Okay, yuzuyemo. Urareba ni duplayinga ino modoka, urara ivuye hanze, iraza ise nk'ijya hanze y'iyi video, kandi turashaka ko ino modoka iba irimo hagati, ihoramo hagati gusa, kuko turashaka gukoresha ino video wenda kuri YouTube cyangwa se kuri Instagram cyangwa se kuri status yacu ya WhatsApp. Bityo nta kindi dukora, turaza tujye hano ku itangiriro. Urara ino modoka iri inyuma y'aka kazu, urumvira inyuma ya video. Turaza dukande keyframe, noneho tuze ino modoka tuyishyiremo hagati gutya, noneho duplayinge, aho tuzajya tubona ishaka kujya hanze y'aka kabox cyangwa se hanze y'iyi size ya video, tuzaba tuyishyiramo imbere. Duplayinge gutya, nitubona igiye kujya hanze tuze hano tugarure gutya. Rora keyframe ihita yizana hano, kubera iyi keyframe nuko twamuvinze ino video ngo izemo hagati. Dukomeze, nitubona none igiye kurenga tuze tuyigarure nanone igemo hagati, nanone duplayinge. Nitubona none igiye kurenga tuze tuyigaruremo hagati gutya nkuko bisanzwe. Twongere duplayinge, twongere tuyigaruremo gutya hagati, duplayinge, tuyigaruremo gutya hagati. Urara rero ino modoka twayikoreye camera track. Buriya kamera yacu niyo iri kwitaho cyane kurusha ibindi, nkuko twabibonye rero muri ya video tutarakora izi keyframe. Ino modoka yasaga nkaho ijya inyuma ya box tushaka ko igaragara kuri social media zacu, cyangwa se kuri Instagram, kuri iyi
kuko video zihagaze nizo kuri Instagram urara yo yazaga ikasa nk'igiye inyuma, ariko twebwe twayizanyemo imbere igaragara yose. Reka twongere duplaying urebe, urara ko yagumyemo hagati. Kamera yacu mbese imeze nk'ayo iri kuyitrackinga, akaba ariyo yitaho gusa. Tugiye kwiga rero uburyo umuntu yakuraho background kuri video agashyiraho indi background. Nta kindi ukora, uraza hano ugakanda kuri video, none ukaza hano ku ruhande rw'iburyo hari ahantu handitse ngo basic, hari n'ahandi handitse ngo cut out. Uraza ugakanda hano kuri cut out, none ukaza hano handitse ngo auto cut out. Auto cut out ni ukugumishaho umuntu gusa, ibiri inyuma ye byose bigasibika. Bityo ukandaho gutya, ugakandaho, none ugategereza ikajya muri processing. Urara ko iri kugenda ibara hano. Turaje turebe, batubwiye ko ari complete. Urara ko rya bara ry'iroza rya riri hano inyuma ryagiye. Reka wenda dushyireho in background. Urara ko wenda dushyireho background. Urara background isiza ipfuka wa muntu. Uko tubigenza, turaza dufate ya video none tuyishyire hejuru y'iyi background. Urareba ko yagiye hagahita hazaho ino background. Dushobora kuza tukayihindura tugashyiraho iyindi, katuza dushyireho wenda iyi ngiyi. Urareba ugashyiraho background ushatse. Urareba ko yagize gute ya background twashyizeho iyindi, noneho tugagira gute uno muntu tukamushyira ahandi hantu. Dushobora kumushyira mu modoka, muri etage n'ahandi hatandukanye. Bityo ino foto y'uyu muntu rero ushobora kugira ntoya ukayishyira wenda nko mu nguni, ukayishyira wenda hano mu nguni, wenda urimo gukina nka game cyangwa se uri gukina n'ibindi bintu, cyangwa se uri kwerekana amafilime runaka uri hano, cyangwa se uri kwigisha. Biterwa nyine n'ibyo ushaka. Ushobora kuyishyira hano, ushobora kuyishyira hano mu nguni, ushobora kuyishyira hejuru, aho ushaka nyine igakomeza. Urara ko aho yashyira yose irakomeza ikamuvinga. Reka tuyishyire hano n'ibumoso. Urara ko ikomeza ikamuvinga. Niyo twashyira hano iburyo, urara ko ikomeza ikamuvinga nta kibazo. Ubwo rero iyo ushatse gukuraho background, uraza ugakanda hano kuri cut out, ugakanda hano kuri auto cut out. Iyi CapCut yo ishaka aho umuntu ari, noneho igakata ibiri inyuma ye agasigara nta kintu kimufashe. Tugiye kwiga rero uburyo washyira music cyangwa se indirimbo muri video ikaba nka background. Iyi ni indirimbo dushaka gushyiramo, turaza gutya tukayisunika tukayigira nini, noneho tukaza tukayishyira mo hano gutya. Rora igiye hano munsi y'iyi video. Reka duplaying twumve. Rora ko yagiyemo, ariko urareba ko yabaye ndende cyane kurenza video. Ubwo rero tugeze hano, yo yakinika yonyine, video ntayirimo. Kugira ngo rero tuyiringanize n'iyi video, iyi audio, turaza tujye hano ku mwisho, ku mpera yayo, tuze gutya dukurure, tugeze aho ino video igera, kugira ngo bitaza gusigana. Tuze gutya dukurure. Urara ko nitugeza hano video irarangira n'indirimbo irangira neza. Urara ko birangiriye icyarimwe. Iyo rero dushaka kongereza volume y'indirimbo cyangwa se ya music, turaza hano kuri aka kantu ko karungu karimo hagati hano, none ugasa nk'uwongeza. Urumva ko yabaye nyine cyane, cyangwa se ukaza ukagabanya iyo ushaka kugabanya kugira ngo background biyumvikanamo gake, nko kuri YouTube n'ahandi. Ibaye ntoya cyane, twongeye tugabanyeho gake wenda nka gutya. Cyangwa se ukaza hano uko ujyana hano niko
ijya hejuru, volume ikajya hejuru. Uko uzana hano niko volume iba ntoya. Rero ubwo nawe uraza ukabiregera ukabishyiraho ubona heza bikwiriye. Tugiye kwiga rero uburyo washyira subtitle kuri video yawe, kwa kundi mujya mubibona abantu bigenza nko kuri za Instagram cyangwa se kuri za Twitter n'ahandi na Facebook, aho umuntu avuga ibyo avuga bikandika hasi kugira ngo bibashe gukundwa kandi bikurura abantu. Reka tubaze twumve ino audio ubundi tuyikorere subtitle. Ubundi iyo uri gukora nk'icyongereza uraza hano kuri auto captions ugakanda hano, noneho CapCut yo igira gute igushakira subtitles z'ibintu uri kuvuga, kuko yo bayishyizemo icyongereza. Izi ni indimi bashyizemo Ikirusiya, Igitayilandi, Igiturukiya n'ibindi, ariko ikinyarwanda nta kirimo. Ikinyarwanda kubera kitavugwa n'abantu benshi ku isi, rero bashyizemo bya birimi nyine bifite abantu benshi. Mu Rwanda rero kubera turi igihugu gitoya kidafite abantu benshi, niyo mpamvu buriya batashyize mu rurimi rwacu, ariko kubera iyo mbogamizi nyine turaza dushyiremo text gutya. Reka tubanze twumve ibyo tugiye gukorera subtitle. Amakuru yanyu, ubu ndi guteka, muze byahiye. Ni amagambo makeya. Turaza dukande kuri text hano hejuru, ubundi tumanure gutya tuyishyire hejuru ya video, noneho tuzane uno murongo mpaka aho video irangirira, ko subtitle ziraza kurangiza video. Noneho ndi guteka, tubanze twumve ijambo rya mbere yavuze, amakuru yanyu. Tubanze twandike amakuru yanyu hano, amakuru yanyu. Urareba ko ni amagambo manini, turaza tuyagabanye hano, tuze tuyashyire hano hasi. Urareba kubera ibikoresho ari gukoresha ni umweru, ni amata, harimo ibikombe by'umweru, kandi n'inyandiko zacu n'umweru ntabwo zigaragara, bityo turashaka ikintu gituma zigaragara. Muri preset style twize inyuma mu masomo yatambutse, twize ko hano hari ibyo CapCut yakuzaniye ku buryo bishobora kugufasha iyo ushaka kwandika. Turaza dushake iyagaragara, wenda nk'iyi ngiyi yagaragara, n'ingiyi yagaragara, cyangwa se nk'iyi, cyangwa se tugashyiraho background imeze gutya. Byose birashoboka, biterwa n'icyo umuntu ashaka. Kubera rero hano hasa umweru kandi ibintu byose ari gukoresha bisa umweru, reka dukoreshe nk'iyi ngiyi imeze ite. Nk'iyi ngiyi nayo yaba ari sawa, nk'iyi ni sawa, cyangwa reka turi hano kuri background, hano kuri background hano gutya. Noneho iyi background y'umukara duse nk'abayigabanyaho gutya kugira ngo ise nk'igira umwimerere kandi ise neza gutya. Okay, uko niko akenshi nuza zikunze gukurwa subtitle. Noneho tuze twumve amakuru yanyu. Ahangaha niho yagarukirije, tuze dukande hano, noneho tuze dukate gutya, twongere twumve amakuru yanyu. Iyi ni interuro ya mbere, ubu ndi guteka. Iyi ni interuro ya kabiri, tuze nanone hano dukate. Gukata ni kano kantu, cyangwa se control B shortcut yako, dukande dukate, muze byahiye. Noneho urarako iyi nteruro yo ni nzima, amakuru yanyu, ariko iyi ngiyi ntabwo ari nzima. Ubu ndi guteka. Ubu ndi guteka ntabwo twabyanditse. Kubera iki? Kubera twabanje kwandika amakuru yanyu, noneho turakurura tugezaho video irangiriye kugira ngo bize bingana kandi bisa byose. Niyo mpamvu rero tujye kuza hano tukeditinga amakuru yanyu tugashyiraho ubu ndi guteka. Ubu ndi guteka. Noneho tuze hano tweditinge twandike ubu ndi guteka. Ubu ndi guteka, muze byahiye. Tuze duhindure muze byahiye.
reka dusubize inyuma turebe ko amakuru yanyu ubu ndi guteka muze byahiye. Urareba rero ko subtitle kuzishyiraho ni ibintu byoroshye cyane, biterwa kandi nuko ushaka kuzisa n'uburyo ushaka kuzikoramo. Ushobora kuziha kuziha amarangi atandukanye, kuziha background zitandukanye, kuziha animation motion zitandukanye, byose birashoboka. Ushobora kuza hano nk'uko twabyize animation hano, wenda tukandika animation wenda nkagutya. Reka turebe wenda ukuntu byaza amakuru yanyu. Twongere tuze dukande hano animation, ubundi tuze na hano dukande. Ubwo byaterwa nyine nuko ubishaka, ariko akenshi filime cyangwa se amavideo ari official ntabwo bakunze gushyiraho izi animation, babireka nta animation ziriho. Reka turebe haniho animation ukuntu byamera. Amakuru yanyu ubu ndi guteka muze byahiye. Urareba rero gukora subtitle ni ibintu byoroshye cyane, nawe ushobora kubikorera video zawe, kandi ubushakashatsi bwerekanye ko video zifite subtitle zikundwa cyane kurusha izidafite subtitle. Akaba ariyo mpamvu mubona kuri za YouTube akenshi abantu bakunze gushyiraho subtitle cyane. Ubu tugiye kwiga rero icyo bita guhisha isura y'umuntu muri video. Mujye mubibona wenda mu makuru, nk'umukobwa wenda bamufashe ku ngufu badashaka kumwerekana isura, cyangwa se nk'umuntu uri gutanga ubuhamya adashaka kumwerekana isura, ukuntu babigenza muri CapCut. Ikintu ukora, uraza ugakanda kuri no video, ukaza hano kuri effect hejuru. Urabona ko ari effect nyinshi. Effect za video ntabwo tuzishaka, turashaka ahubwo za body effect. Twandike face mosaic, andika face mosaic, ubundi tugasacinga. Urabona iyi ngiyi yaje yitwa face mosaic, niyo dushaka gukoresha. Urareba izi ngizi nizo kongera guhindura umuntu akamera nk'igipupe. Urara nk'iyi ngiyi, izi ngizi zose zigenda zigira icyo zihindura ku muntu, ariko iyo dushaka gukoresha ni iyi ngiyi yo gupfuka isura y'umuntu. Turaza gutya tuyishyire muri video. Urareba ni duplayinga, mu by'ukuri ntabwo wabasha kumenya uno muntu ngo ninde. Akaba rero babikora ku mpamvu z'umutekano w'umuntu, kugira ngo nyine abantu batamumenya ngo ninde wavuze ibi ngibi, cyangwa se ninde uri gukora ibi ngibi. Muri CapCut rero akaba ari uko babigenza. Iyo ushaka kongera size yo guhisha, uraza hano kongera. Urabona ko iba nini, cyangwa se range yayo y'uburyo ikwira hose. Urabona ko iyi si ikwira hose. Range rero iyo ugize ntoya niko iza igapfuka wenda amaso n'amazuru gusa, ariko iyo ugize nini ipfuka hose. Iyi size rero ni size y'utu tuntu tuba tuzenguruka mu maso y'umuntu. Urabona hano ni tunini, hano ni dutoya gutya, ku buryo udashobora kumenya umuntu. Ibi rero ni tekinike ikunze gukoreshwa cyane mu bantu editing amafoto cyane, barabizi. Ari igihe ukoresha wenda nk'umuntu muri video ku buryo bimenyekanye baguhana, cyangwa se afite copyright, bikaba ngombwa ko umuhisha amaso ye. Tugiye kwiga rero uburyo twakora blur y'ifoto yose. Twari tumaze kwiga uburyo wakora blur cyangwa se guhisha isura y'umuntu muri video. Reka twige noneho uburyo wakora ino video ikasa nk'irimo ibicezi ku buryo umuntu atabona neza video yose, wenda mu gihe ushaka kwandika nk'ikintu cyangwa se ushaka kugira nka background y'indi video. Uraza hano ugakanda hano kuri ino video, ukaza hano kuri effects, none ukaza kuri video effects, ukaza hano handitse ngo lens, noneho ugakanda ugashaka blur gutya. Ndakeka abantu twize Photoshop hamwe bazi icyo ari cyo blur, no ku ifoto twarabyize. Urareba yishyizemo ino effect, video isa nkaho igaragara gutya. Turaza duterure ino effect tuyishyire muri video. Urareba video isa nkaho itagaragara neza cyane. Iyo dushaka rero kugabanya wenda ino blur,
turaza tukagira gute effects, turebe effect iri hehe. Aha, iyi ngiyi brawl, tuze duse nk'abayigabanya. Urara uko ugabanya niko video igenda igaragara, uko uyongera niko isa nkaho igenda yijimye. Bityo rero hari igihe ubikora bitewe na background ushaka kugira gushyira inyuma yawe, cyangwa se ushaka kwandika subtitle kugira ngo zigaragare neza, cyangwa se ari effect ushaka gushyira muri video yawe, ukayigira brawl gutya nk'uko tumaze kubirebera hamwe. Reka twiga noneho uburyo umuntu yakora brawl y'ikintu kiri mu ifoto atari ino foto yose. Turaza ino video tukongera tukayishyiramo gutya, tukayishyira hejuru y'ingi twakoreye settings ya brawl effect. Noneho tukaza kuri mask hano hejuru, tugakanda kuri mask. Reka wenda tudownloading zose kugira ngo tuze kuzikoresha. Urareba iyo ukanze kuri iyi ngiyi isa nkaho uyu muntu aza ameze nk'iki, nkaho atabaye brawl, ibindi bikaba brawl bimukikije nk'inyenyeri. Urareba ko bimeze gutya, bimeze nk'inyenyeri, cyangwa se umutima. Dushobora kugira umutima, rero umutima uraza ase nkaho we agaragara ariko ibindi bitagaragara. Mujya mubibona nko mu mafoto cyangwa se amavideo agiye atandukanye. Urareba, cyangwa se ukaza ukagira gutya rectangle, noneho ugasa nk'uyizamura gutya kugira ngo agaragare wese gutya, noneho ibindi ntibigaragare gutya, tugaplayinga. Urabona ko ari kugaragara ariko ibimukikije byose ntago bigize gute, biri kugaragara. Iyi ni tekinike rero abantu bakunze gukoresha cyane. Cyangwa se ukaza ukagira gute, ibi zero twabyize, cyangwa se hano urareba gutya, ukugira gutya niko aho uselectioniye hagaragara, ahandi ntihagaragare. Ushobora no kuyizengurutsa gutya, uno muntu ukazengurutsa, noneho kongera ukagabanya bitewe n'icyo ushaka ko kigaragara mu ifoto, cyangwa se icyo ushaka ko kitagaragara. Cyangwa se gutya ushobora kuza ukagira gutya, byaterwa nyine n'icyo ushaka ko kigaragara. Ashobora kugaragara hasi, cyangwa se bakagaragara hejuru gusa, cyangwa se ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se rw'iburyo, n'ibindi bigiye bitandukanye. Cyangwa se ukaza wenda ukagira gutya, ino kamera akaba ari igaragara, cyangwa se uno muti, bitewe n'icyo ushaka ko aricyo kigaragara gutya, noneho ibindi ntibigara. Wenda reka tugire uno muti aba ari ugaragara, noneho duplaying turebe. Urabona ko uno muti ni uri kugaragara, ibindi byose ntago bigaragara. Bityo rero ukora brawl y'ikintu ushaka ko kigaragara, ibindi ntibigaragare, cyangwa se ibindi bikagaragara, ako ngako ushaka ko katagaragara ntikagaragare, nk'uko twabyize. Tujye kwiga rero uburyo umuntu yasiba background ya green screen, cyangwa se igitambaro cy'icyatsi nk'uko kimenyerewe. Abenshi bakunze kugikoresha mu kuvuga amakuru, mu gukina filime n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho iki gitambaro tugiye kugisiba, ubundi tugashyiraho background yindi. Nta kundi tubikora, turaza tugakanda kuri video gutya, tukagira gute, tukaza tukajya kuri hano kuri cut out, noneho tukaza kuri chroma key, noneho tukaza kuri kano kantu kameze nk'agakaramu tukagakandaho, noneho tukaza tugakanda aho dushaka icyo gitambaro dushaka gukora cy'icyatsi, tukagikandaho gutya. Uko ugikanzeho niko uza hano kuri strength, noneho ugasa nk'uwongera gutya. Uko wongera niko background igenda ivaho. Noneho reka tuze dushake background tuyishyireho.
noneho reka dushyireho ino background. Rero ino background iraje ijya hejuru, bityo birasaba ko tuyishyira munsi cyangwa se iyi video tukayizana hejuru gutya kugira ngo igaragare nka background. Urareba ko uno mukobwa aje hejuru y'iyo background, cya gitambaro cy'icyatsi cyose cyagize gute cyavuyeho. Dushobora kumuzana tukamushyira hano ku ruhande gutya kugira ngo background yacu igaragare neza. Urabona ko background yacu iri kugaragara neza, cyangwa se tukamuzana hano iburyo gutya tukongera tukaplayinga. Urareba ko cya gitambaro cy'icyatsi cyagiye neza cyose cyashize, ahubwo haje indi background. Video rero twakuyeho background ushobora kuyongera cyangwa se tukayigira ntoya bitewe n'icyo dushaka kuyikoresha. Urabona ko nk'ubu ngubu twamugize mutoya, dushobora kumushyira hejuru, mu nguni, hasi, ku ruhande n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibi ngibi rero ni tekinike yitwa green screen ikunze gukoreshwa muri za porogaramu zose zeditinga amavideo. CapCut rero nayo ikaba iyifite kandi ikaba ikoreshwa cyane mu kweditinga amavideo agiye atandukanye. Tugiye kwiga rero uburyo umuntu ya playinga video ebyiri zose ari ziri hamwe, ariko kimwe ari kimwe cya kabiri n'ikindi ari kimwe cya kabiri. Reka tubikore. Uraza ugafata video ya mbere ukayishyira hano muri timeline, ukazana n'iyindi ukayishyira hejuru yayo gutya. Noneho kubera iyi ngiyi ari ndende tukayizana tukayigabanya gutya. Noneho turaza tugaselectiona. Urara ko zose ziri guplayinga icyarimwe. Iyi ngiyi kubera iri hejuru ntago iyo hasi igaragara. Turaza tugakanda kuri iyi ngiyi yo hejuru, tugakanda kuri mask yitwa horizontal. Noneho tukagira gute, tukaza tukasa nk'abagira gutya, icya kabiri, tukakora rotation cyangwa se kuyikaraga. Noneho ino video tugasa nk'abayizana hano ku ruhande kugira ngo igaragare neza. Iyi ngiyi tukanda hano kuri basic, noneho tuyizane gutya igaragare neza. Noneho tuyigire na nini. Twongere tuze hano kuri mask. Noneho aka karongo duse nk'abakazanamo hano hagati gutya. Noneho duse nk'abakaraga gutya. Reba uko ukazana gutya niko video nayo icikamo kabiri, indi nayo ikaza hano igaragara. Ningiye reka tuyizane gutya. Ingi yo hasi tuze kuri basic. Noneho nayo tuyigire nini gutya, duse nk'abigira nini kugira ngo ise nkaho igaragara neza. Tuyishyiremo gutya neza. Iyi ngiyi nayo tuyizane tuyishyire gutya iburyo. Urabona ko zose ziri guplayingwa kandi zose ziri hamwe icyarimwe. Kubera iki? Kubera twakoze mask. Noneho tugasa nk'abakaraga ka karongo kari karimo hagati kugira ngo zose zigaragare. Ibi rero bikunze gukoreshwa mu kweditinga amavideo. Ushobora no kuyizana ukasa nk'ugahenyeka gutya, biterwa nyine n'icyo nawe ushaka ko kigaragara neza igikorwa wakoze muri video yawe. Reka duplayinge turebe. Urara ko ziri kuza zimeze gutya, akarongo karimo hagati. Urara ko ziri kuza zimeze gutya. Ni video ebyiri twafatanyije ariko tugashyiramo akarongo gasa nk'akaberamye kugira ngo bigaragare neza. Bityo rero uhitamo style ushaka kugira ngo ya video yawe igaragare neza. Ushobora no kuza ugahitamo iyi ngiyi ni video yo kuri YouTube cyangwa se kuri
Facebook n'ahandi kubera itambitse. Reka noneho dushake wenda video yo kuri Instagram ifite 9:16 gutya. Noneho tuze icyo dukora, iyi ngiyi turaza tugire gute tuyishyira hano hejuru, n'iyi ngiyi yo hasi tuze tuyimanure hano gutya. Urareba ko zose ari ebyiri. Noneho tuze tuziselekisione gutya, tuze tuzijyane hejuru gutya. Noneho tuze duse nk'abazuminga gutya, none kugira ngo zuzure muri screen. Urareba rero ko zose ziri kugira gute, zose ziri guplayingwa kandi zose zigaragara. Ibi rero nabyo bikunze gukoreshwa kuri Instagram cyangwa se kuri shorts zo kuri YouTube, aho umuntu ashaka ko amavideo abiri agaragara, imwe akayishyira hejuru indi akayishyira hasi, mu gihe ashaka kwerekana bimwe mu bikorwa bye muri video kugira ngo video ibe nziza. Tugiye kwiga rero uburyo wagabanya speed ya video. Urareba uno mugabo uburyo ari kugenda yiruka, turashaka kugabanya speed ari gukoresha. Iyo ushaka kugabanya speed rero ya video, nibyo bita rolanti. Kera bavuga ngo ni rolanti. Iyo nka filime yageraga kuri finali, babishyiraga muri rolanti kugira ngo bikurura abantu cyangwa se bigaragare neza, cyangwa se iyo nk'abakinnyi bari gukina yakoze ikosa wenda muri match za Champions League n'ahandi, kugira ngo bagaragaze wenda uburyo yatsinze igitego cyangwa se yakoze ikosa, babishyira speed yayo barigabanya bikajya muri rolanti kugira ngo bigaragare neza. Akaba ari byo tugiye kwiga rero hano muri CapCut. Kugira ngo rero bikore, uraza ukaza hano, urareba hano biri kuri normal biba biri kuri 1.0x. Iyo rero uje ukagabanya gutya, video iba ndende n'iminota yayo ikaba myinshi bitewe nuko twagabanyije umuvuduko. Urareba ko iri kugenda gake cyane. Uko twongera hano niko isa nkaho yihutaho gake, twakongera none igasa nkaho yihutaho gake, twakongera none igasa nkaho yihutamo gake. Reka twongere tuyishyire kuri normal kuri 1. Iyi niyo video original, nuko nguko igenda. Tumaze kubona uburyo umuntu ashobora kuyigabanya, ariko noneho dushobora kuyigabanya ku masegonda yayo. Urareba ino video yose ifite amasegonda 11 n'amatiyese 2. Wenda reka dugire amasegonda 20. Tukande OK, turebe kuno isi igenda. Igenze gakeya kubera iki? Kubera dushyizeho igihe kirekire, noneho amasegonda akaba menshi. Noneho ya filime kubera yari isanzwe ifite wenda amasegonda 11 tukayigira 20, urumva ibaye ndende. Bityo rero kugira ngo umuntu ave hano agere hano birasaba ko bimutwara igihe kirekire, bityo rero na speed yagenderagaho iragabanyuka. Akaba ari byo bita rolanti cyangwa se kugabanya speed cyangwa se slow motion mu rurimi rwa graphics, niko twavuga slow motion. Urareba rero ko iri kugenda gace cyane. Noneho reka tugabanye, twongere umuvuduko ube normal nkuko twabishakaga. Noneho icyo tugiye gukora, icyo twakoraga mbere ni ukugabanya umuvuduko wa video yose. Noneho turashaka kugabanya umuvuduko hano ari gusimbuka gusa, niho dushaka kugabanya umuvuduko. Nta kindi dukora, turaza dukande hano kuri video. Noneho tuze urareba ko hano ari normal, kwa kundi ushaka kugabanya video umuvuduko wayo cyangwa se ukugenda gahoro kwayo yose icyarimwe. Ariko iyo uje kuri curve hano bisa nkaho uba ushaka kugira gute, kugabanya umuvuduko wa kimwe mu bice bigize video. Noneho kugira ngo bigaragare neza, tukaza hano kuri customized. Urareba aka karongo uko umuntu agenda akajyana, niko video igenda igira gute, itangira gutya mpaka igeze ku musozo. Noneho turashaka kugira gute,
turashaka kugabanya umuvuduko wa hariya uno mugabo asimbuka, turaza gutya, hano niho hano niho atangiye gusimbuka, tuze gutya, uhita ukanda hano ukora aka kantu kameze nko guteranya, ukandeho, urareba hahita haza akantu kameze nk'agaciyemo nk'akararo gatoya, dukomeze tuze tugarukirize hano, urareba hano niho asimbutse. Noneho kugira ngo tugabanye umuvuduko wa hano asimbutse, reka tuze tugabanye hano ni hano nasimbutse, kugira ngo noneho tugire gute tugabanye umuvuduko wa hano asimbutse, turaza tugire gute tuze tumanure hano n'ahangaha, tumanure gutya. Uko ujyana hasi niko bigenda gahoro, nyine umuvuduko we ugenda gahoro. Reka noneho duplaying turebe, murebe nagera hano ukuntu bihita bigenda gahoro, aho asimbuka hano urebe ukuntu bihita bigenda gahoro, urareba ahise agenda gahoro. Uko rero umanura hasi niko agenda gahoro cyane. Reka twenda tumanure hasi cyane, ariko nyine araza kugenda gahoro cyane gutya. Urebe nasimbuka, urareba ahise agenda gahoro cyane, umuvuduko uhise wiyongera. Aha rero niko umuntu abikora iyo ashaka kugabanya wenda umuvuduko w'iki wa kimwe mu bice bigize video. Wenda nko muri filime kwa kundi umuntu akubita undi ingumi bagasa nkaho babigendesha gahoro, nuko nguko rero babikora no muri CapCut. Bityo nawe niba ushaka kubikoresha muri video yawe wazabikoresha, kuko ni byiza cyane, bituma video isa nkaho iba professional kurushaho. Urareba ko rero najya gusimbuka umuvuduko uhita ugenda gahoro, noneho agahita umuvuduko ukongera ukagenda. Tugiye kwigana no uburyo umuntu yakongera speed cyangwa se umuvuduko wa video, nkuko twabyize mu isomo ryatambitse uburyo ugabanya video. N'ahandi tujya n'ubundi uraza ugakanda kuri video, ukaza hano kuri normal, hano hejuru kuri normal, uza kuri speed, ukaza kuri normal hano. Noneho kubera dushaka kongeza ino video umuvuduko, turaza duse nk'abongera inshuro ebyiri. Urareba iyise iba ntoya, bivuze ngo irahita yihuta cyane. Urareba ko rero umuvuduko wise uba mwinshi cyane. Nitwongera nanone umuvuduko tukagira inshuro 5, murebe ukuntu ahita yiruka cyane. Urareba ukuntu ahise yiruka cyane, umuvuduko uhita ugira gute, uhita wiyongera. Noneho reka twongere inshuro 10. Urareba ukuntu ahita yirukanka cyane. Wenda nka filime za kera zitwaga Sagatwa, ndakeka barakunda kubikoresha, umuntu akiruka cyane nka gutya, cyangwa se filime za Shariro zimwe zisetsa cyane, habaga harimo speed nyinshi cyane imeze nka gutya. Urareba rero ko ahangaha ushobora kongera speed ya video. None reka tusubize muri normal uko video isanzwe igenda. Noneho tuze tuvuge ati turashaka kwihutisha kimwe mu bice bigize video, nkuko twize mu isomo ryashize uburyo ushobora kugendesha video gakeya kimwe mu bice bigize video. Na hano noneho turashaka kugira gute gukora ibibusanyije n'ibyo twize nyuma. Turashaka noneho kukihutisha kimwe mu bice bigize video, tukakihutisha. Turaza dukande hano, tuze tujye kuri curve, noneho tuze kuri customized, noneho dushake ahantu turebe hahandi agiye gusimbuka. Wenda ni hano agiye gusimbuka, tuze dukande agateranyo gutya, hahita hica akantu kameze nk'akararo. Noneho tuze gutya asimbuke, twongere dukande agateranyo. Urareba twaciye hano
hamwe n'ahangaha. Nta kindi dukora rero, turaza tuzamure. Mu isomo ryashize muribuka ko twamanuraga, iyo umanuye niko speed igenda gakeya, ariko uko uzamuye hejuru niko speed iba nyinshi. N'ahangaha tuze tuzamure gutya, tuzamure gutya speed. Reka noneho duplaying turebe. Murareba ko hano ari kuza agenda gakeya, murebe najya kugera hano arahita speed yiyongera. Urabona ko speed yiyongereye akongera agahita agenda gakeya. Wenda reka twongere duplaying, sinzi niba muri kubibona. Murebe nasimbuka speed iriyongera, noneho agahita agira gute, agahita yongera akagenda gakeya. Ndakeka nk'ibi mujya mubibona mu ndirimbo z'abahanzi, aho basa nk'abihutisha bakongera bakagendesha gakeya, bakongera bakihutisha bakongera bakagendesha gakeya. Uku nguku niko bikorwa muri CapCut. Reka wenda twongere tubirebe. Hano agiye guhita yihuta cyane, yongere agende gahoro. Urareba rero niko bikorwa. Ageze na hano hasi dushobora nanone kongera, wenda reka tuze na hano twongere umuvuduko we, noneho dukanda hano ku gateranyo, noneho tuze nanone tugabanye hano, tugeze hano na hano. Reka tuzamure gutya, urareba nagera hano arasa nk'uwihuta yongere agende gakeya. Hano arihuta yongere agende gahoro, hano yongere yihute yongere agende gakeya. Ibi rero ni uburyo umuntu akina na video cyangwa se ayikorera editing ikaba nziza kurushaho. Mu by'ukuri editing, gukora video ya editing biraryoha cyane. Ushobora no kumara amasaha 10 wicaye uri gukora video y'iminota 5, ariko uburyo iyo irangije igaragara neza, kwa kuruha kose wagize kurashira bitewe n'uburyo ubona video iryoshye. Murareba ko speed yongereye uno muntu ari gusimbuka. Ubu tugiye kwiga rero uburyo umuntu akora freeze mu ifoto. Freeze ni uburyo ukora ifoto wenda nk'ubu ngubu gutya, noneho ino video igasa nkaho uyifatamo ifoto nziza muri yo, none ikamara nk'amasegonda isa nkaho yihagaritse, ubundi nyuma igahita ikomeza kwiplayinga. Reka wenda dushake aho tuza gukora freeze. Urashakisha gutya, wenda dukore freeze nk'ahangaha. Ahangaha uno mugabo ateye baro, tuze dukande hehe. Hano hari akantu kameze nka telefone kanditseho ngo freeze, dukandeho freeze gutya. Noneho iyo ukanzeho, reka wenda playing turebe. Urareba ino foto, video yo itayifatamo ifoto bitewe naho wakanze, none ikamara amasegonda ariyo iri kwerekana, noneho nyuma igakomeza ikiplaying. Wenda reka turebe, reka twongere duhere ku ntangiriro murebe. Urareba yo ise ifata ifoto muri yo uhita ikomeza. Noneho uburebure bw'ifoto dushobora kuza hano tukabugabanya, wenda tukagira nk'ahangaha gutya. Dushobora none kubwongera bitewe n'icyo dushaka. Urara twabugeze burebure, cyangwa se tukabugira none bure cyangwa se gatoya cyane. Ibi ngibi rero bikunze kugaragara wenda muri wenda nk'abantu bavuga urubuga rw'imikino, aho wenda umukinnyi aba atsinze igitego bakaba bastopesheje bagashyiraho komanteri, noneho bagakomeza video nyuma berekana uko byagenze nyuma. Bityo rero niyi ni tekinike ikunze gukoreshwa cyane mu mavideo, cyane cyane nyine nkuko twabivuze mu bantu bakunze kureba imipira cyangwa se amafilime, ndetse no kuri YouTube umuntu ashobora kuyikoresha bitewe n'icyo ashaka kwerekana. Wenda ageze ahantu hashimishije cyane, ashaka gusobanurira abantu bamukurikiye, akaba ahashyizeho freeze cyangwa se
nko kuwa stopping, mu kinyarwanda sinzi ukuntu nko kuhahagarika, noneho abantu bakahareba neza, noneho nyuma video igakomeza igakinwa. Tugiye kwiga rero uburyo umuntu ashobora gukoropinga ifoto cyangwa se kuyigabanya ingano yayo kuba ari nini ikaba ntoya. Ndakeka gukoropinga mujya mubyumva cyangwa se mubibona nko ku mafoto. Urugero, ifoto iriho umuntu wuzuye cyangwa se video, none ugashaka gukoropinga wenda kugira ngo igihimba cye aba aricyo kigaragara, amaguru ntagaragare. Ni nko kuyica cyangwa se kuyigabanya ingano yayo. Nta kindi ukora, uraza ugakanda kuri video, ukaza hano hari ahantu handitse ngo crop, ukora aka kantu ka nyuma ugakanda gutya. Iyo kano kantu kaje uraza nyine nawe ugakoropinga aho ushaka gutya. Urareba dushobora kuza tugakoropinga gutya cyangwa se gutya kugira ngo wenda n'umuntu agaragare wenyine, ibyo ku ruhande bye ntibigaragare. Tukaza gutya tugakoropinga gutya. Ushobora gukoresha kano rero ujyana hirya ugarura hino bitewe n'icyo ushaka gukora. Ushobora no kugira gute gukora rotate gutya nk'uko mubibonye. Noneho iyo ushaka kugira gute kugira ngo video yawe igarukire hano, urahita uza hano ugakomfaminga video yawe ikaba yaje gutya. Uko yari imeze ni gutya, niko yari imeze ni gutya, ariko twakoropinze ihita imera gutya, isa nkaha imwegera cyane. Uno mugabo uri kwandika kuri computer, hano yari ari kure cyane. Uko dukoropinze niko isa iba ntoya. Ariko icyo umuntu yababwira nuko iyo ukoropinze video, kalite yayo isa nkaho igabanyutse. Ngira ngo murabona ko kalite cyangwa se ubwiza cyangwa se ubwimerere bwa video hano ukuntu bumeze bitandukanye nuko bumeze hano, kubera twabashije kuzuminga. Bityo rero kalite yayo isa nkaho igabanyuka. Bityo rero gukoropinga biterwa naho ushaka kubikora, hakeya kandi hihariye, ntago ari amavideo yose, kugira ngo kalite itagabanyuka. Akangaka karakanyuzemo kugira ngo mubisobanukirwe neza. Tugiye kwiga rero uburyo wakora rotation cyangwa se ugakaraga video. Rara kwingiyi isa nkaho yitambitse, umuntu wayikoze yayikoze asa nkaho itambitse. Turashaka rero kugira ngo ise ibe nkihagaze, kugira ngo tumubone asa nk'uhagaze nk'uko bisanzwe. Icyambere dukora, turaza dukande kuri no video, tuze duhindure uko iyi format imeze. Noneho tuyihagarike, tuyigire kuri 90:216 gutya. Noneho urareba ko isa nkaho nanone igitambitse, ariko video format ya video isa nkaho ihagaze. Noneho dukande gutya. Noneho tuze hano kuri rotation. Ushobora gukoresha kano kantu cyangwa se ukandika hano bitewe n'icyo ushaka. Uko ukanda rero niko igenda isa nk'iyikaraga, ariko ushobora no kuza ugakoresha kuri kano kantu gasa nk'umweru gutya. Uko ukaraga niko isa nkaho ihagarara gutya nyine. Noneho ugakora scale, ukayongera ubunini cyangwa se ubutoya bitewe nuko ushaka ko video ikorwa. Icyo twakwibutsa nuko video zimeze gutya zikunze gukoreshwa nyine kuri Instagram. Mujya mubibona ko video nyinshi ziba zihagaze, izo bita reel cyangwa se reels mu bwinshi, zikunze ari gukoreshwa kuri Instagram no kuri status za WhatsApp, kuko telefone nyine bihagaze nka gutya. Ariko izitambitse nyine zikunze gukoreshwa kuri YouTube, Facebook n'ahandi hagiye hatandukanye, cyangwa se kuri televiziyo, kuko televiziyo nayo ibitambitse. Ibi rero byari rotation. Rotation ya video yari imeze nkaho yitambitse, twebwe tugahita tuyihagarika. Noneho wenda nk'iyi ngiyi
urabona ko ino video isa nkaho itambitse ariko ituzuyemo. Kugira ngo wenda tuyuzuzemo turaza tukagira gute, tugakora rotation yayo gutya kuri 90, noneho tukaza tugahita twongera ubunini bwayo. Urabona ko ise iza yuzuyemo hano hose. Noneho kugira ngo urabona ko isa nkaho ihagaze nyine tutari kumubona neza uno muntu, turashaka kuyikoresha wenda kuri YouTube, turaza duhindure hano aspect, tuze tuyigire format yo kuri YouTube gutya. Noneho uno muntu urabona ko aje ari munini, nanone turaza tumugabanye tuze nanone dukore rotate none kugira ngo akwirwemo hano. Noneho tuze dukore scale gutya kugira ngo aze yuzuremo. Urabona ko ahise yuzuramo hano neza. Rotation rero na scale bigufasha gukora cyangwa se gutunganya video yawe kugira ngo ize ingana n'icyo ushaka kuyikoresha. Nimba ushaka kuyikoresha kuri Instagram cyangwa se kuri YouTube, ukamenya aho uyikoresha ndetse n'ingano yayo. Tugiye kwiga rero uburyo video itambitse gutya twagira video ihagaze ntoya yo gushyira kuri Instagram cyangwa se kuri shorts za YouTube. Nta kindi ukora, uraza ugakanda kuri video noneho ugahindura aspect yayo cyangwa se format yayo cyangwa se ingano yayo, ukaza ugashyira hano kuri 9 n'utudomo 2:16. Ndakeka mubibona nyine n'utu tuntu turi ku ruhande. Iyo urebye ubona ko wenda akangaka gahagaze n'aka gahagaze, akangaka ni impande enye zingana, aka karahagaze cyane, aka karatambitse, ariko izikunze gukoreshwa cyane ni iyi ngiyi yo kuri YouTube, n'iyi ngiyi yo kuri Instagram cyangwa se kuri YouTube kuri za video ntoya bita short, cyangwa se iyi ngiyi yo gushyira kuri Instagram iba ifite mande enye zingana. Ariko turashaka gukoresha iyi ngiyi yo kuri Instagram isa nk'ihagaze, nkuko mujya mubibona abantu bakunze kubishyira kuri Instagram ari ntoya zisa nkaho zinanutse. Uraza ugakandaho gutya. Urareba rero hano hejuru hari ikintu kimeze nk'umukara, nanga hari ikibara kimeze nk'umukara. Mujya mubona rero abantu bakunze kubishyira video zabo kuri YouTube ya short cyangwa se za video ntoya zo kuri YouTube zitwa short, cyangwa se kuri Instagram cyangwa se kuri Facebook. Aka video gutya ari gatoya, hejuru ari umukara no hasi ari umukara. Nta kindi baba bakoze nuko baba bahinduye format ya video bakayigira gutya, ariko kuba ntago baba babashije kugira gute kuyuzuzamo hano n'ahanga kugira ngo igaragare neza. Rimwe na rimwe rero usanga ari kubera batabizi cyangwa se ugasanga ari ubunebwe, ariko twebwe reka tubikore kugira ngo dukore ibintu biri professional kandi bigaragara neza. Ikintu ukora rero, uraza ukazuminga, ukanda kuri no video, ukaza hano kuri scale ugasa nk'uzuminga kugira ngo ino video yuzuremo yose gutya. Urabona ko rero nidushyira ku ntangiriro video yose iza kugaragara. Urabona ko video yose igaragara mu gihe yasaga nkaho imeze gute itambitse. Dushobora no kuza noneho tukagira gute tugakora ya yindi yo gushyira kuri Instagram nayo, ariko ari kare impande zose enye zingana. Tukazana noneho tukagira gute tukakanda kuri no video tugasa nk'abegira ntoya. Urareba ko nayo iyise iba nziza. Nk'iyi ngiyi ushobora kuyaplodinga kuri Instagram ikaza ari nini kandi isukuye, aho kuyishyiraho itambitse ikaza ari ntoya. Bityo rero ubu ni uburyo ushobora guhindura video yo gushyira kuri social medias, nko kuri Instagram cyangwa se kuri YouTube kuri shorts, kuri za ziri ntoya, cyangwa se kuri TikTok naho bakunze gushyiraho video zisa nkaho ari ndende gutya, zise nkaho zinanutse.
tugiye kwiga rero uburyo noneho wahindukiza video nk'ubu umuntu uri kugenda imbere noneho akagenda asubira inyuma gutya, akagenda asubira inyuma gutya. Nibyo tugiye kwiga, byita reverse in CapCut. Nta kintu ukora, uraza ugakanda kuri video. Hari akantu hano kameze nk'aga triangle gafite akantu k'akazeru kazengurutseho. Rero iyo ugashyizeho suri cyangwa se mouse ahita haza ngo reverse. Iyo ukanze reverse urategereza rero CapCut igakora reverse. Urara hasi ngo reverse complete. None reka duplaying turebe. Reba yahereye inyuma, uko rero niko bahindukiza video. Mujya mubibona nyine mu ma clip cyangwa se mu mafilime, aho nyine umuntu agenda asubira inyuma gutya, mbere yagendaga imbere ariko ubu ngubu ari kugenda asubira inyuma. Uko nguko rero niko babikora muri CapCut. Tugiye kwiga uburyo rero umuntu yakwandika inyuguti zikajya inyuma ya subject cyangwa se inyuma y'umuntu uri muri video. Wenda uno mukobwa tukandika amagambo akaza ari inyuma ye. Nta kundi tubigenza, turaza tugakanda kuri text tukandika ijambo dushaka, tugashyira hano gutyo video itangirira, tukaza tukageza hano. Noneho wenda reka twandike subscribe. Ubwo unabishaka abona iyi video ari ingenzi kuri we yakora subscribe nyine nk'ibisanzwe, tugakomeza karakanyuzemo. Urareba iyi ni subscribe. None kugira ngo urara ko izi nyuguti ziri hehe, ziri inyuma zikingirijwe n'umukobwa. None turashaka kuzishyira inyuma ye zikajya hagati ya ririya dirishya n'uyu mukobwa. Izi nyuguti nta kuri turubigenza, turaza tugaselekisiona iyi video ndetse n'izi nyandiko. Noneho tugakanda kuri buto y'iburyo kuri mouse yacu cyangwa se kuri suri yacu gutya. Noneho tukaza hano handitse ngo create compound clip, tugakanda. Urabona ko bise bifatana, bivuze ko ni clip ifatanye n'iyindi, ni clip ifatanye n'izi nyandiko. Bese ntabwo ushobora kubitandukanya, aho byajya hose birajyana. Ubwo ni nk'aho twakoze groupe nyine ya clip ndetse n'inyandiko runaka. Noneho tuze dufate ya video nanone idafatanye n'inyandiko, tuyishyire hejuru y'iyi ngiyi, tubireshyeshye neza gutya. Urabona ko iduplayinga byose bijyana. Nta kindi dukora, turaza tukajya dukakanda kuri iyo hejuru idafite inyandiko, tukaza kuri cap out nkuko twabyize mu masomo yatambutse. Cap out tugakanda kuri auto cap out. Rero iyo dukaze kuri auto cap out, uyu mukobwa asigara wenyine. Wenda reka tuzano mubirebe. Urabona ko n'umukobwa yasigaye wenyine. Urabona ko inyuma nta kintu kiriho. Nuza CapCut yesimukata asigara wenyine. Noneho turaza tumushyira hejuru iyi clip. Urareba ni duplayinga, urareba araba akora ibintu bye. Noneho za nyuguti zamugiye inyuma. Uko niko bashyira inyuguti cyangwa se inyandiko inyuma y'umuntu. Urabona ko ari ibintu byoroshye kandi biri professional. Ushobora kubikoresha mu video yawe kandi bigira akamaro cyane mu gukurura abantu, bitewe nuko ari byiza muri video cyane. Noneho tugiye kwiga uburyo washyira watermark kuri video. Wenda kuba tazi watermark ni kwa kuntu ushyiraho nk'ikimenyetso kuri video wanditseho nk'izina ryawe cyangwa se nk'izina rya channel yawe, kugira ngo hatagira umuntu uyikoresha mu nyungu ze. Ubwo ni nko kurinda kugira ngo igire nka copyright, uyibona abone ko ari video wikoreye cyangwa se ari yawe. Nta kindi ukora, uraza ugakanda kuri text. Noneho ukamanura, ukamanura ugashyira hejuru iyi clip. Noneho ukazana ukageza ugakurura paka aho clip igera. Noneho
ugahita ukanda hano ukaza ukandika icyo ushaka kwandika. Wenda twandike twandike watermark. Urabona ko isa nkaho ari umweru, reka tuyigire umukara kugira ngo ise nkaho igaragara nk'umukara gutya. Noneho tuyishyire nk'ahangaha, tuyigire ntoya, noneho duhise nk'abayihengeka tuyishyiremo hagati. Ubundi watermark bakunze kuzishyiramo hagati kugira ngo hatagira umuntu ugira gute uyijyana. Wenda ugashyira nk'ahangaha cyangwa se nk'ahangaha cyangwa se nk'aha, biterwa naho ushaka kugira gute kuyishyira. Wenda reka tuyishyire nk'ahangaha. Noneho ugahita uza ukagira ute, ukaza ukagabanya opacity yayo uko igaragara. Reka dushake opacity. Opacity iri hano. Tuze tugabanye opacity gutya ise nkaho itagaragara neza. Ngira ngo muri kubibona, ngira ngo mujya bibona ku video menshi handitseho ijambo wenda ry'igihangano cy'umuntu ku buryo dushobora kukijyana bikamera gutya. Ubwo video ibimeze gutya, ushyiraho ijambo ku buryo ridapfuka ibintu biri muri video, kandi ku buryo umuntu adashobora kuyikoresha mu nyungu ze kubera haba harimo ibirango byawe cyangwa se harimo izina ryawe. Ushobora no gushyiramo logo yawe ariko ugasa nk'uyigabanya irangi ku buryo idapfuka ibiri muri video. Nicyo bita watermark. Ngira ngo mujya mubibona no mu video menshi agiye atandukanye. Uku rero niko bakora watermark. Ubwo nawe ubishatse wabikora muri video yawe mu gihe udashaka ko abandi bayikoresha mu nyungu zabo. Tujye kwiga rero uburyo iyo umaze kueditinga video ukora export, ku buryo ushobora iyo video kuyikoresha kuri YouTube, kuri social media, Instagram, TikTok n'ahandi hagiye hatandukanye bitewe nuko nyine ushaka kuyikoresha. Twize nyine uburyo editinga ugashyiramo ibintu bitandukanye, ariko iyo ushaka kugira ngo uyisohore noneho ubashe kuyikoresha nyine hanze ku mbuga nkoranyambaga, kuko ntago wayeditinga gutyo gusa ngo igume muri CapCut. Uko byagenda kose ugomba kuyivanamo kugira ngo uyikoreshe akazi. Nta kintu ukora, uraza hano hejuru kuri export, noneho ugahita ushaka ugakanda hano ugahitamo aho ugomba kuyiselectiona, aho ugomba kuyishyira, ugaselectiona nimba wenda nuza folder yitwa Instagram cyangwa se YouTube, ukandikamo folder wenda izina yayo, cyangwa se ugakanda hano select. You selectinze izina rya folder ritariza hano, cyangwa se ukandika hano, ugakanda hano Instagram igahita izamo, ugahita ukanda select folder igahita ijyamo. Noneho ugahita uza hano ugahindura ugahindura izina, ukandikaho wenda Instagram video 1. Ukaza hano ni resolution ushaka ko iza ifite cyangwa se ingano. Ushobora kuza ari 4K cyangwa se 2K. Zaba ari nini cyane kandi zibari ziremereye. Ntabwo ari ngombwa wenda nimba ushaka gukoresha kuri YouTube, ibyiza no kwakoresha iyi1080 kuko iza iri full HD, kandi full HD iza igaragara neza. Ahangaha 720, iyi nayo iza ari HD, iza ari nziza ariko atari nziza cyane nk'ingiyi. Iyi ya 480 iza nyine ifite kalite ntoya. Ubwo rero biterwa n'icyo ushaka, ariko njya kenshi nkoresha iyi 1080p. Ugakandaho gutya, urabona ko nyine ari full HD 264 muri format ya MP4 nyine ni yindi ikoresha kuri za YouTube n'ahandi. Frame rate iguma kuri 30 nyine. Ubundi ugakanda export. Urabona ko hano iri generating, iri kwibara.
igeze kuri 66 urategereza ikarangira. Aha urara ko yarangiye. Ushobora iyo irangiye nyine bahita bakubwira ati open in folder, ugahita ukanda hano bagahita bakwereka aho nyine aho yisevinze. Dore ngiyi reka tuyiplayinge. Rero ko twayishoje ifite na ya watermark twashyizeho, bityo rero uku niko ukora export ya video ukaba wayikoresha mu nyungu zawe cyangwa se mu bihangano byawe ushaka gukora. Nizere ko aya masomo yabagiriye akamaro. Nimba yabagiriye akamaro ntimwibagirwe gukora subscribe no kuyohereza abandi bavandimwe mu yagirira akamaro. Kandi nimba ukunda amasomo yacu, turakubwira ko tugiye kubategura amasomo menshi agiye atandukanye ya mudasobwa azakugirira akamaro mu buzima bwawe bwa buri munsi, ndetse y'ingenzi mu ruhando rw'imirimo mu Rwanda ndetse no hanze yo mu Rwanda. Muhoranira amahoro y'Imana naho ubutaha. Ciao.